numva bamwe na bamwe kumva ngo bari gusaba amadivorce, abandi bucya bibwira wabaza nk'umugabo cyangwa umugore ngo murapfa iki, ngo yavuze ngo sinamusohokanye ngo ku mazi. Noneho mwe mukiri batoya cyangwa barimo bubaka ingo z'ubu, dore ko tuba twaranageze dukoresha n'imbuga nkoranyambaga na telefone manini atwigisha byinshi, hanyuma ngo wabonye ngo igitenge umuntu yifotoranyije ngo nawe ugomba ucyambare byanze bikunze. Hari amakuru ufite n'ibicyo yifotoranyije ari kera, bari abantu b'abasore n'inkumi bajya badukirira amateatire cyangwa amakomedi, ukabona umuntu aragenda akifotoreza ku cyo kunywa gihenze yaracatse ati gisubizo ntacyo nshaka, mu kanya akifotoreza ku mwenda kubera ko aziranye na mugenzi w'icuruza. Nawe wajya kubona bariya utabandi bana bageze iyo bajya naho ngende muri ibi gihe. Ntabwo ari byiza kwisanisha nawe abantu tubona ku mbuga nkoranyambaga. Kuko ubu rero n'iyi modoka ubu wasanga hari uri buve hano ayifotorejeho. Ntabwo ndimo kubibabuza, ikibazo no kwifotorezaho tayari no mu mutima ugashaka kubaho nk'uwayiguze, cyangwa se ukagira abo ubwira ko ariyo utwara cyangwa ko ariyo yawe. Imana tugirire neza. Rero ibyo ni byo bitubuza kuganukirana cyangwa se bikatubuza gukundana. Bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko itorero rigandukira Kristo. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo akunda itorero. Yaba ari wa munsi navuze abageni bamara umunsi bari mu rusengero, ndabyifashishije tukarikomozaho ko turi no mu gihe cy'igisiyo, turimo gutekereza ku miyoboro Yesu yanyuzemo ku bw'itorero. Ntabwira ngo Kristo yarakubiswe kubera itorero, yarasuzugwe kubera itorero, bamukubise amahwa, bamukubita imikoba, bamukubita ibigogo kubera itorero. Bavuga kuko itorero rikunda kandi nshakuzabishyira nta kizinga kiriho. Nemeye ko aya maraso aturuka mu bigogo kubitwa, nemeye ko aya maraso aturuka mu mahwa kubitwa, nemeye ko amaraso aturuka mu mikoba ndimo ndakubitwa, nemeye ko ari yagendaga ajya koza ririya torero ngo nzaryishyire ritagize gute, ritagira ikizinga. Amen. Iyo ushaka umuntu akubwira neza umubwira neza, ushaka umuntu ugukunda uramukunda, ushaka umuntu ugusuhuza nimugoroba wamushuje mu gitondo gihe. Haleluya. Iyo ushaka urukundo ushora urukundo, iyo ushaka icyubahiro ushora icyubahiro. Iyo ushaka ko abantu bagukunda nawe urabakunda, iyo ushaka kugira inshuti nawe ugira umutima ukunda, iyo ushaka kugira umuryango birakuvuna, iyo ushaka kugira umuryango muzima ubibirira icyuya, buri munsi ugahora ushakisha ikintu cyatuma urugo rwawe rukunezeza, rukanezeza Imana yawe. Kandi rero bageni bacu kandi bana bacu, ibyo tubifuriza si ibintu umuntu arota rero ngo bucye akabya inzozi, ahubwo ni ibintu bimusaba iteka guhorana n'Imana, agahora asenga, agahora anezeza Imana, agahoranira kuyinezeza, kandi nayo yirahiriye ko itazagira icyo yiba bahora bagenda bagize gute batungana. Ibyo bifuje mu izina rya Yesu.